Yes, ibihe byiza banyarwandakazi ndabasuhuje cyane kandi mbifurije kumererwa neza aho muherereye hose, waba uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze yarwo. Nkwifurije kugira ngo ukomeze umererwe neza cyane, ugubwe neza, uhahe uronke ibyo ukora mu kazi ka buri munsi kagiye gatandukanye birushaho kugenda neza cyane. Nguhaye ikaze kandi nanone kuri Admount, niyo hano tugenda tuganira amwe mu makuru akomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, amakuru akomeje kugenda avugwa, amakuru y'abastari batandukanye muri sosiyete nyarwanda muri rusange. Hose tukagenda tureba ngo ni iki kijya mbere, ni iki kiri kugenda kivugwa, kugira ngo dukomeze kugenda tubiganiraho umunsi ku wundi. Waye ikaze cyane rero, niba rwa mbere ugeze hano uze wisanga mu makuru yacu agenda acicikana kuri iyi mihanda. Sasa rero kuri iyi mihanda nanone ku itariki y'ejo, ku itariki 26 Mata 2025, urumva ko ari muri weekend ishize, umuhanzi ndetse akaba n'umunyamakuru Yago Pondat yavugishije imbuga nkoranyambaga cyane, yatumye abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bongera kumuvuga cyane rwose. Murabizi ko mu mwaka wa 2024 mu kwezi kwa 8 mu kwezi kwa 9 aho ngaho hose, uyu muhanzi ndetse akaba n'umunyamakuru Yago yavuzwe cyane, yavuzwe ku bintu byinshi bigiye bitandukanye, haba guhera nko mu kwezi kwa 7 ahubwo ubwo yatwarwaga YouTube channel ye ya Yago TV show, hanyuma rero akaza kongera kuyibona. Icyo gihe yaravuzwe, hanyuma aza kongera kuvugwa cyane ubwo hari kubasaga zigiye zitandukanye, avuga ku bantu bagiye bamugirira nabi, ku bintu byinshi bigiye bitandukanye. Ibi bikaza no gutuma yerekeza mu gihugu cya Uganda. Nubwo yagiye mu gihugu cya Uganda, yavuze ko nubwo agiyeyo rero agiye kubera ko atanze u Rwanda, ahubwo agiye ngo kubera ko hari abantu yaragiye ahunze, ngo abantu bashatse kugenda bamugirira nabi muri showbiz, nyine muri ibi bintu tubamo mu buzima bwa buri munsi, muri ibi bintu noneho by'umwihariko akoramo by'ubuhanzi, kuko ngo hari abantu batigeze bamwakira neza nyine ubwo yajyaga kuba umuhanzi akiri umunyamakuru. Nyine bamufataga neza, hanyuma abaye umuhanzi bagatangira kumurwanya. Ibi ngibi rero ngo byatumye Yago yerekeza mu gihugu cya Uganda kugira ngo akomeze abe ariho akomereza kariyeri ye, abe ariho akomereza kuturayo. Ubu ngubu rero nihakomeje kuba neza cyane, hanyuma akaba haba ahakorera utuzi tugiye dutandukanye, haba kuririmba ndetse akanahakorera nyine n'itangazamakuru, agakora ama interview yagiye atandukanye nk'uko yajyaga bikora na hano mu Rwanda. Hari abanyarwanda benshi rero bajya bajya mu kiriya gihugu cya Uganda, hanyuma bakaba bahura na Yago bagakorana ikiganiro, ibyo bikarushaho kugenda neza cyane. Urumva ko Yago n'ubundi akomeje kugenda akora. Hanyuma rero yari amaze iminsi nanone atavugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga, nyuma y'ibyo bihe byose byagiye bibaho. Yari amaze igihe atavugwa cyane kuko ibyo bintu byarabaye, yarangije asaba n'imbabazi birarangira. Nyuma y'uko birangiye rero, Yago yaragiye arituriza, akajya akora akaririmbo ke, akongera agatuza, akongera agakora kandi akatuza. Ariko noneho kuri iyi nshuro yongeye kuvugisha abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga, nk'uko natangiye mbivuga. Hari ku itariki 26 Mata 2025, Yago yashyize amafoto y'umukunzi we hanze, ariko umukunzi we yerekana ko atwite. Kuba umukunzi we n'ubundi bari basanzwe bari kumwe, na Yago yajyaga bipostinga ku mbuga nkoranyambaga ze, akabigaragaza, akabyereka abantu benshi bagiye batandukanye ko umukunzi we bari kumwe, ko umukunzi we bajyanye hariya muri Uganda. Hanyuma rero kuri iyi nshuro yaje kuba amupostinga kuri account ye ya Instagram, hanyuma rero amupostinga agaragaza ko atwite. Uyu mukobwa rero akaba yitwa Teta Krista, hanyuma rero uyu Teta Krista akaba atwite inda ya Yago. Yago rero byari ibyishimo byinshi cyane, ashyiraho aya mafoto ayasangiza abantu ku mbuga nkoranyambaga ze, yerekana ko afite inda rwose nkuru yenda no kwibaruka. Arangije rero ashyiraho akayimoji kagaragaza ko ari famiye, akayimoji kagaragaza papa w'umwana, mama w'umwana ndetse n'umwana hagati yabo, bigaragaza ko rwose yishimiye uyu mwana we w'imfura bagenda kwibaruka mu minsi iri imbere. Ibi ngibi rero bimaze kuba, murabizi ko ku mihanda burya ntabwo hajya hiburira abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, bahita batangira kugenda banariza ibintu bigiye bitandukanye, batangira kugenda bavuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye bitewe n'ingingo nyine iri kugaragara, cyangwa se bitewe n'ibyatangajwe ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Murabizi ko kuva kera Yago abantu benshi bajyaga bavuga bati Yago yateye inda, Yago afite umwana hanze, Yago afite abana bagiye batandukanye hanze, bikavugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ariko noneho kuri iyi nshuro bemeye babashije kuba bavuga bati noneho Yago agiye kwibaruka imfura ye, ari proud yayo, ari kwerekana umukobwa rwose ko atwite, ari kwerekana ko urukundo ruhari kandi rushyushye cyane. Nubwo atigeze akora ubukwe, ariko baravuga bati uko byagenda kose nta kibazo upfa kuba wemera umwana wawe, ndetse kandi ukaba witeguye no kuba wamurera nyine n'umwana w'umukobwa wateye inda, ntumutererane, mugakomeza mukabana, ibintu bikaba byiza cyane kurushaho. Dukunze kubona n'indirimbo rero nyinshi zigiye zitandukanye
Yago agenda akora z'urukundo, ariko ahanini Yago n'ubundi akunze kuvuga ko izo ndirimbo bakora z'urukundo abazitura uyu mwana w'umukobwa Teta Christa bakundanye kuva kera, hanyuma ndetse n'ubu ngubu urukundo rukaba rugikomeje kugenda rushyuha kuri iyi mihanda. Mbere na mbere murabyibuka ko kera Yago ntabwo yajyaga agaragaza uyu mwana w'umukobwa, gusa yavugaga ko afite umukunzi, ariko igihe cyaje kugera 2024 hanyuma atangira kuba yamugaragaza ku mbuga nkoranyambaga ze zigiye zitandukanye, ndetse abantu benshi bagenda bamugarukaho cyane, biza gutuma nyine urukundo rwabo rugenda rwogera cyane. Ni inkuru rero nziza, ni inkuru nziza cyane rwose ku bakunzi ba Yago, hanyuma nanone ikaba inkuru nziza cyane ku bantu bakunda amakupure agiye atandukanye. Ndabizi ko hari abantu benshi baba bakunda amakupure cyane, ugasanga ukunda couple y'umuntu runaka, ugakunda couple y'abantu runaka bagiye batandukanye. Nagira ngo nkubwire ko couple ya Yago ndetse na Teta Christa ari couple nziza cyane, ndetse ni na couple ikunzwe n'abatari bake, kuko uyu mwana w'umukobwa murabona ko ni umwana mwiza, ni umwana ubereye Yago, ndetse kandi nanone no kuba yenda kumwibarukira umwana we wa mbere w'imfura nabyo ni iby'agaciro cyane, kandi ni ibintu byiza cyane. Urumva ko rero Big Energy wa gatatu agiye kuba yagaragara, nk'uko Yago nanone yabyigaragarije, yavuze ko yari kwitegura Big Energy wa gatatu nyuma y'uko uyu mukunzi we cyangwa se umugore we yamwise umukwini, umwamikazi w'aba Big Energy, hanyuma Yago akaba Big Energy mukuru, hanyuma rero bagiye kwibaruka Big Energy wa gatatu. Urumva ko abandi ba Big Energy basigaye ni abafana, murabizi ko abakunzi ba Yago bose ari aba Big Energy. Ni ukuvuga ngo rero yishimiye cyane kuba agiye kwibaruka Big Energy we wa mbere, ndetse kandi yanabipostinze agira ngo yereke abakunzi be aba Big Energy nabo ko bagiye kunguka undi muntu. Rero banyarwandakazi, ufite impano atangire azitegure hakiri kare, ndetse n'ufite indabo atangire azitegure hakiri kare, hanyuma nabitegura gutanga felicitation nange mu byitegure neza cyane, kubera ko Yago mu minsi iri imbere araba yafashe izindi nshingano, araba yabaye papa. Ntago ari ukuvuga ko atari afite izindi nshingano, ahubwo ni ukuvuga ko iyo wabaye umubyeyi buryo uba wakuze, iyo ufite umwana, iyo umaze gushyira umuntu ku isi nawe uba wakuze, uba utangiye kugira izindi nshingano zigiye zitandukanye mu myaka iri imbere, ugatangira gutekereza byinshi byagutse kurusha ibyo watekerezaga ubu ngubu. Ni inkuru nziza rero kuri Yago, ikaba inkuru nziza cyane ku mukunzi we, ikaba inkuru nziza ku bakunzi ba Yago muri rusange. Ibintu bigiye kurushaho kugenda neza cyane kuruta uko byagendaga neza mbere. Ngayo nguko rero ni biba biri kugenda bishishikana kuri iyi mihanda umunsi ku wundi, nibyo ngenda gutegurira, hanyuma nkabizana tukabiganiraho umunsi ku wundi. Uramutse ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi, watwandikira aho hasi muri comment, cyangwa se ukatwandikira kuri izo nimero ziri muri description, kugira ngo ibintu bishobore kugenda neza cyane. Ciao, reka duhurire mu bindi biganiro bitandukanye. Ndabakunda cyane.